Nitwa Theogene Bagaragaza. Impamvu ndi hano ni ku byaha by'ubujura ndetse n'ubwesikoro nakoreraga abanyarwanda. Ni ibihe byaha wabikora gute? Ni ukuvuga ngo bwa mbere mbitangira nabitangiye mu kwezi kwa gatanu, njya ku rubuga bita Facebook, mpahurira n'inshuti, haza kuvamo inshuti imwe y'umukobwa nyisaba ko izi Kigali tukabonana nk'abantu twari duhuriye kuri Facebook twamaje kuba inshuti. Iraza turabonana, ariko muri uko kubonana ibyari bigambiriye nk'ubututsi siko byagenze, kuko byabaye ngombwa ko tukimara kubonana nahise mwiba igikapu cye na telefone ndabitwara. Yaraturutse mu karere ka Rulindo mu murenge ndumva ari wa Kisaro. Oya, twabona guhura amaso ku maso, yego. Twahuriye Nyabugogo turaganira nk'abantu bari bafitanye urukumbuzi, ariko by'umwihariko nge ntago narwita urukumbuzi kuko nge nari mfite gahunda yo kumwiba, nta rukumbuzi rwari rubirimo. Wamwibye iki? Namwibye igikapu na telefone. Kugira ngo umenye amakuru yose yarakubwiye ko ari we yakora kuvango warugambye kumwiba. Ni ukuvuga ngo ngewe tuvugana namwizezaga ko mfite kampani ndimo gukoreramo, niba nta kazi afite akaba yazi Kigali nkamufasha akabona akazi. Ni muri urwo rwego rero yahagurutse nk'umuntu uje kureba akazi, ariko ahageze asanga ibyo namwizezaga si ukuri. Wabikoreye abantu bangana iki? Oya, ntabwo ari we wenyine, kuko kuva mu kwezi kwa gatanu mbitangira maje kubikorera abantu, yego, maje kubikorera abantu 5. Hano turahabona ibikapu byinshi, ingofero bigaragara ko ari iby'abadamu, byo uhurira hehe nabyo? Ni ukuvuga ngo ibi bikapu koko harimo ibikapu 5 by'abo bantu, ndanabyemera, kandi na telefone zabo nazo narazijyanye, ariko nazo zirahari nta kibazo, nubwo nakoze amakosa yo kubatesha umwanya cyangwa se nkanabambika urubwa, ariko si ngombwa, bitari ngombwa. Ariko ibi bikapu harimo ibikapu bishaje muze kubikurikirana, harimo ibyo nakoreshaga mu rugo byari byaranashaje, bibaye ngombwa ko mfatwa nyine kubwo amakosa nakoraga, ubwo byose bihita bizamo. Ariko ikosa rwose pe nakoze ndaryemera. Irihe kosa wakoze? Ikosa nakoze ryo kwiba abantu, kubashuka nkabakura mu rugo nkabazana i Kigali, bagera i Kigali nkabiba, muri make nkabatesha agaciro kandi bagakwire nk'abana b'u Rwanda. Yego. Tureba hari impeta. Yego. Iriya mpeta zavuye muri ba nyirazo gute ko dufite n'amakuru ko babasambanya? Ni ukuvuga ngo ku cyerekeranye no kubasambanya nacyo reka ntibasobanurireho. Urumva abantu bazaga tuvugana kandi mbemeza yuko baje mu kazi. Rwose ibyo kubasambanya ntago navuga ngo nabikoze ku ngufu, twabaga twabiganiriyeho. Ahubwo icyaje kuba ikibazo nuko nyuma ibyo nabizezaga bitashobokaga, bikaba ngombwa ko bahita bantangira ikirego cy'uko nabasambanyije, kuko ibyo nabizezaga n'ubundi bitari ukuri, nta byabayeho. Ni ukuvuga ngo nge nabizezaga nk'abantu bazamutse baje mu kazi, bahagera bagasanga k'akazi nababwiraga ntako, ahubwo nkabiba. Bababwiraga akahe kazi? Nababwiraga ko baje, hari kampani nababeshyaga itanabaho yitwa Global Limited. Yego. Noneho nkababwira ko ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Nkababwira ko hari dufitemo umwanya wo gukora kuri stock. Kuki wibandaga ku bagore? Ni abagabo twabonyemo kandi Urumva n'ubwubatsi. Yego. Ni ukuvuga ngo umwanya nababwiraga naberekaga ko ari umwanya udasaba ingufu nk'abagabo. Nkababwira ko ari umwanya wo gukora kuri stock kandi ugakora wicaye, ari ibintu bidasaba ingufu, bisaba gukoresha ubwonko cyane. Abantu bako ari 5 mwararyamanye bose mwabikoreraga he? Oya, ni ukuvuga ngo abo twabashije kuryamana ni abantu 2, ariko nabo twabiganiriyeho, twabikoreraga mu Gatsata mu mashambu. Ntawe wigeze uha ibiyobyabwenge kugira ngo umusambanye ukamusambanya atabizi? Oya rwose ntawe nigeze mpa ibiyobyabwenge, ni nayo mpamvu nasabaga ngo habeho iperereza ryimbitse
nibasanga koko iyo miti hari umuntu nayihaye rwose ubuyobozi cyangwa se itegeko rizampane ryihanukiriye. ikijyanye n'impeta tubwire ni iki byari byose nawe urabivuga ko wakoze icyaha icyo urimo kwicuza ni iyihe message ufite uri gutanga? Ubu sahi nge ndicuza cyane kuko icya mbere nasebeje umuryango nyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite indangagaciro na kirazira, ariko ngewe nazirenzeho ubusahiye. Ndi ikigwari, ndigaya, nkaba nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, nsaba n'abaturage bose imbabazi, kuko icyaha nakoze ni icyaha cy'ububwa, nta n'umuntu muzima akagombye gukora icyaha icyo nakoze. Ese tubwire gatoya umubyeyi ufite umuryango natubwiye mbere wari urwaye nuko kwezi kwa gatanu itangira Mbere y'uko kwezi kwa gatanu nakoraga ibintu bijyanye n'ubwubatsi, ndi umusharupansiye. Byari ibiraka byo mu cyaro byo kubaka ku bantu barimo kubaka aya mazu agezweho y'ibisenge. Akazi kaza kugenda nabi, nibwo nishoye muri ibi ngibi, ariko umuryango wo ndawufite, nubwo tutamiranye neza kuko umudamu ntabwo tumeranye neza pe. Nari mfite abana babiri, umwe yitaye Imana, ubu hasigaye umwe na madamu. tuye he Ntuye mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo, Imyaka ingahe? 35. nese biriya byangombwa wabimaze iki wabaka? Ni ukuvuga ngo biriya byangombwa byazaga n'ubundi biri mu mabage nabaga mbatse yabo n'ubundi. Twibutsa amazina yawe. Nitwa Bagaragaza Theogene. Murakoze namwe. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite indangagaciro na kirazira, ariko ngewe nazirenzeho ubusahiye. Ndi ikigwari, ndigaya, nkaba nsaba imbabazi umuryango nyarwanda, nsaba n'abaturage bose imbabazi, kuko icyaha nakoze ni icyaha cy'ububwa, nta n'umuntu muzima akagombye gukora icyaha icyo nakoze. Uyu mugabo witwa Bagaragaza Theogene yafashwe kubera ibikorwa yari arimo, ibikorwa byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse kwanduza undi indwara, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibyo ni ibyaha mvuze bitatu muri bitanu akurikiranyweho. Ubwo uyu mugabo yashukaga abantu b'igitsina gore, akabashuka ko agiye kubaha akazi muri kampani ngo y'Abataliyani itanabaho, hanyuma akabajyana mu maroji, akabasambanya, yarangiza akanabiba, ndetse bamwe agafata telefone zabo agakuramo amanimero y'abandi bantu akabahamagara yiyitiriye wa nyiri telefone. Ubwo ni ukuvuga ngo yacaga muri telefone imwe akagera ku wundi, abikomeza gutyo. Kugeza ubu ngubu abo twakwita abahohotewe ni 5. Iperereza riracyakomeje, kuko nawe ubwe nubwo avuga 5, ariko mu ibazwa rye avuga ko ari abo yibuka. So iperereza rero rirakomeje kugira ngo dutahure n'abandi bashobora kuba barahohotewe n'uyu mugabo. Ujya kumufata no kumuta muri yombi, amakuru mwayamenye? Amakuru twayamenye bishingiye ku kazi kacu ka buri munsi k'ubugenzacyaha, gutahura no kugenza ibyaha, aho twayakiriye hanyuma turakurikirana, tubona shene y'abo bantu bose, ndetse nabo bemera gutanga ibirego, kuko hariho bamwe batari barabitanze baracecetse. Uyu nawe arafatwa yemera icyaha nka kuri yabivugaga, ndetse ubu ngubu dosiye ye ikaba iri bwoherezwe mu bushinjacyaha. yafashwe ryari? Yafashwe tariki ya 9 z'uku kwa 9. Ibyo byose uyu ni umwe tubonye, ariko ni ibintu biriho, umuntu agahamagara abantu abizeza akazi, bahagera akabambura, ni ibintu bibaho cyane. Niwe butumwa muha abaturage mu rwego rwo kugira amakenga, ariko noneho n'ababikora nabo hari ubutumwa bubagenera? Reka two kubivuga ko ari cyane, ariko ikibandwaho ubu ngubu ni ubutumwa tubwira abantu bose ko bagomba kugira amakenga. Ntabwo umuntu uguhamagaye ukubwiye ngo agiye kuguha akazi agomba kukaguhera muri lodge. Ngira ngo umuntu aguhaye akazi akavuga tuzaze kuri office aha naha, niho wajya. Ariko kujya kubonera akazi, kujya gushakira akazi no kugahebwa muri lodge, urumva ko hari ibindi biba bibyihishe inyuma, bishobora kubyara ibyaha nk'ibyo ngibyo byo gusambanywa, kwibwa, ndetse n'ibindi bishobora kuvukamo no kwanduzwa indwara zidakira. Tukaba tubwira abantu rero ko bagomba kugira amakenga. Hari uburyo abantu babonamo akazi
ntacyo navuga, sinavuga nta nzira y'ubusamo yo kugira ngo ubone akazi. Uburyo akazi kaboneka twese turabizi. Inzira y'ubusamo rero niyo ibyara ibibazo nk'ibi ngibi. Tugasaba abantu iteka kugira amakenga, kutizera abantu nk'abo bajya kubahera akazi muri lodge. Ababyishoramo bo ntaho bazacikira ubutabera. Uri buri maso, inzego z'abaturage zirahari, turafatanya n'inzego zose batanga amakuru, tukaba tuboneyeho no kubashima ubufatanye bagaragaza bwo gutanga amakuru kugira ngo abantu nk'aba ngaba bafite umugambi mubisha bagezwe imbere y'ubutabera kandi ibintu bicike.